Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Ubuntu bw'Imana bubane nawe, bugushoboze gutambuka mu byo usabwa gutambukamo. Ari ibyiza, Imana nibishimirwe. Ari bigoye ubuzima, Imana iguha imbaraga zo kubitambukamo. Imana irahari kugira ngo idushyigikire, kugira ngo ibane natwe muri iyi si irimo ibyiza, irimo n'ibibi. Nta kindi kintu dufite gihoraho, nta kindi kintu dufite cyaduha imbaraga nk'ubusabane bwacu n'Imana. Kubana n'Imana nicyo kintu cy'agaciro, cyangwa se nibwo butunzi bw'agaciro dufite. Ntukabyibagirwe, ntukabyima umwanya. Ibindi bintu byose biraguruka, ibindi bintu byose biraducika, ibindi bintu byose birashira, ariko ubusabane bwanjye n'Imana, uwo ndiwe mu maso y'Imana, n'uwo Imana imbereye we, ibyo ngibyo nibyo bizarama, nibyo bizahoraho. Icyampa uyu munsi nawe ukabarirwa mu bana b'Imana. Mwibuke ko byoroshye, abizeye Kristo, abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uyu munsi twitwa abana b'Imana kuko twizeye Kristo, twizera icyo yakoze ku musaraba, tukababarirwa, tukarenga kuba ibiremwa by'Imana, tukarenga kuba abantu b'Imana, tugahinduka abana b'Imana. Ndatekereza ko aribwo butunzi bukomeye umuntu yaba afite akiri hano ku isi, kandi abikiwe n'ubugingo buhoraho. Rero biroroshye, niba udafatanya na Yesu isezerano ubikore. Akinguye amaboko, yagiye ku musaraba ku bwawe nanjye, kugira ngo tumwizere. Ubutumwa bwiza buvugwa hirya no hino ku isi mu ndimi zitandukanye, icyo nicyo cya mbere bugamije. Ushobora kumva umuvugabutumwa avuga ibintu byiza, ukumva urabikunze, akavuga umugisha w'Imana, akavuga imirimo y'Imana, akavuga gukira indwara Imana itanga, akavuga uburyo Imana igitabara abantu ikabakura mu bukene, mu bibazo bitandukanye. Ibyo byose ugasanga ni byiza. Akavuga uburyo Imana itanga amahoro, ariko nongere nkubwire ko aho bihera itangiriro ry'ibyo byose kandi rirama kandi rizahoraho no guhinduka umwana w'Imana. Inimigisha yose n'ibindi bintu byose twabonera muri Kristo, cyangwa twabona Imana yaduhaye, n'abandi bantu badafite Kristo bajya babigira, bajya babibona. Ariko iyo bidashingiye ku guhinduka umwana w'Imana, ni ibintu bizamara igihe gito kingana n'icyo uzamara hano ku isi. Ariko nuhinduka umwana w'Imana, ubuhawe nka tiki cyangwa se icyangombwa kikwemerera kuzabana n'Imana mu ijuru. Murongere nkubwire ngo imbabazi z'Imana ziriho igihe cyose ugihumeka. Reka rero wagize umugisha wo kubimenya, ushyireho umwete n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe n'ubutunzi bwawe kugira ngo bimenyeshe abandi. Abantu bose Imana yagushyize iruhande, buryo urabashinzwe. Ab'Imana yemeye ko mumenyana, ab'Imana yemeye ko muvuka mu muryango umwe, ab'Imana yemeye ko mwicarana muri ofisi, mucuruzanya, mugendana, abo bose urabashinzwe kugira ngo babwire ubutumwa bwiza, ko Yesu akiza, ko Yesu ari umunyembabazi, ko Yesu yuzuye urukundo, kandi ko kubyizera no kubyemera ari muri none umuntu agihumeka. Reka dufatanye kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana rigwiriye mu buzima bw'uwizera rihinduka imbaraga, rihinduka intwaro ikomeye ituma tutagushwa n'imiyaga y'isi. Isi irimo imiyaga myinshi n'ibibabaje byinshi bishobora gukubita umutima wawe ukumva neza urashwanyaguritse. Ijambo ry'Imana rero rigwiriye muri twebwe niryo rituma duhinduka nka wa muntu wubatse ku rutare, yubatse ubuzima bwe ku rutare. Ngo imvura iragwa, imivu iraza iratemba iba myinshi. Nuvuga ngo imvura n'imivu n'ibibazo n'ingorane twese bitugeraho kimwe. Ushobora kugerwaho n'ibisa n'umukara, nkagerwaho n'ibisa n'icyatsi, nkagerwaho n'iby'amabara atandukanye, ariko twese bitugeraho. Ariko abubatse ubuzima bwabo ku rutare, ariko kumva ijambo ry'Imana bakarikomeza, bakarishyira mu bikorwa, imiyaga irabakubita, ariko ko no kunyagirwa baranyagirwa n'ibibazo by'ubuzima, ariko bisiga bagihagaze kuko ibyiringiro byabo biri mu Mana. Rero jya ufata akanya kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe, wihera ku rwego rwo gusomerwa ijambo ry'Imana, wihera ku rwego rwo kwigishwa. Niko ko Imana yahagurikije impano zitandukanye mu bigisha batandukanye, kandi koko dufashwa n'inyigisho zitandukanye, ariko Umwuka Wera arahari kugira ngo utagarukira aho ngaho. Hejuru y'ibyo wigishijwe, injira mu ijambo ry'Imana ku giti cyawe, wiyumvire icyo Imana ivugana nawe, hanyuma ugaburire ubugingo bwawe. Reka dukomeze rero gufatanya. Turimo turasoma Zaburi y'101 kuva ku murongo wa mbere. Ngo Zaburi ya Dawidi. Ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera, Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Uyu muhigo nta kusa, nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Nongere kubwira ngo ibintu byose tujya gukora mu buzima burya turabigambirira. Habo kugambira mu mutima, kandi kugambira kwacu ntago kubonwa n'abantu. Icyakora umusaruro n'ibikorwa bikurikiraho bizagaragara abantu babibone. Rero gambira mu mutima wawe, nk'uko uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Ndaririmba imbabazi z'Imana, ndavuga ishimwe ry'Imana, ndavuga kugira neza kw'Imana, ariko cyane nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Nasanze abubaha Imana n'abatayubaha bose bajya bashima Imana. Umuntu arakubwira ngo ndashima Imana ko yampaye, yangiriye ibi n'ibi, wenda yampaye akazi, ariko wakwitegereza ubuzima bwe ugasanga butuye mu manyanga, n'uburyo yabonye icyo kintu kizagezeho ni mu nzira z'ibyaha zirakaza Uwiteka, ariko avuga ati Imana ishimwe. Rero icy'umumaro si ugushima gusa, ahubwo n'ubuzima bwanjye mbanyemo n'Imana. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Ngo uzaza hondi ryari. Hepfo
agakomeza habaza Imana, Mana nzakubona ryari. Hari ibihe bijya bibaho umuntu akumva yaburanye n'Imana, akumva ntayumva, cyane cyane mu bihe by'umwijima ubuzima. Uyu mwanditsi rero wizeye aravuga ngo uzaza aho ndi ryari. Agakomeza hepfo avuga ngo nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Kubaza Imana ngo uzaza aho ndi ryari, nzakubona ryari, nzakumva ryari, ni uburenganzira kubusaba, biradukwiriye kuko hari igihe umuntu yumva kubaho kw'Imana birenze amarangamutima. Twese turi abantu bagizwe n'amarangamutima, tuba dushaka kumva ibihe bidasanzwe, kumva uburyohe, kumva umunezero. Ni koko Imana ntigaragarira muri ibyo ngibyo gusa, hari undi busabane bwimbitse aho imyuka yacu ihamanya n'umwuka w'Imana. Ariko igihe wumva watakaje uwo munezero wo gusenga, uwo munezero wo kwegerana n'Imana, umunezero w'agakiza, wemere gusaba Imana ngo Mana ko ntakumva, Mana ko ntakubona, Imana nayo igaseruka tukayibona. Akomeza rero agambira ikintu cyiza, aravuga ngo nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Iri ni isengesho rikomeye kuko mwibuke ko umutima nta muntu urebamo, sindeba mu wawe, ntureba mu wanjye, ariko kugambirira ubu butungane bw'umutima bubonwa n'Imana yonyine ntako bisa. Biradukwiriye nk'abana b'Imana. Umuntu ashobora gutinya ibikorwa by'inyuma kuko hari abantu bamureba, ndetse yanga ko n'abantu bamugaya. Nasanze twese dukunda izina ryiza no kuvugwa neza, nkaba nshobora kugira ibintu byiza kugira ngo kanaka runaka atanganye, ariko aha mu mutima hazwi n'Imana. Kugira ingamba zigera mu mutima rero n'iby'abana b'Imana bakuze. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Nta bantu bawubona, ariko Imana yanjye kuko iwureba, nzajya ngendana umutima utunganye. Gukomeza hepfo ku murongo wa 3 ngo sinzagira ikintu kidakwiriye nshyira imbere yanjye, nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekana nanjye. Sinzagira ikintu kidakwiriye nshyira imbere yanjye, nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekana nanjye. Iri jambo rivuga ngo nanga imirimo y'abiyobagiza, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ibikorwa by'abihakana Imana ndabyamagana. Mwibuka ko mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntizomekana nanjye, mbese sinzayigenderamo, sinzayapuruva, sinzayishima. Nasanze biteye agahinda ubwo abana b'Imana rimwe na rimwe bajya basa nk'abishimira imirimo y'abahakana Imana. Ujye utandukanya umurimo n'umuntu. Umuntu twemerewe kumukunda, ariko ibyo akora ntitwemerewe kubikunda igihe cyose ari ibikorwa bihakana Imana, bisuzuguza Imana, bitajyanye n'iby'Imana ishima. Bibiliya y'Icyongereza imwe nasomye yavuze ngo I hate what faithless people do. Nanga ibyo abantu badafite kwizera bakora. Ukwiriye kubyanga no kubihakana no kuvuga ijwi ryose ribakana. Mu Gifaransa bavuze ngo je la conduite des péchés. Nanga imyitwarire y'abanyabyaha. Ntukabyemera. Umuntu ashobora kuba inshuti yawe ariko aba mu buzima bw'ibya. Wishima ibikorwa bye. Inshuti yawe nikomeze ikubera inshuti, umukunde, ashobora no kuba ari umuvandimwe wawe, mugirirane umumaro, umugire inama, mukore icyo ugomba kumukorera kuko gukunda biradukwiriye, ariko ibyo akora bihakane. Wikwifatanya nabyo mu izina ry'ubucuti cyangwa se ry'ubuvandimwe mufitanye. Hatangira bavuga ngo nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekana nanjye, sinzifatanya nayo mu izina ry'icyo dupfana cyangwa se ry'icyo duhuriyeho. Akomeza ku murongo wa 4 ngo umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Umutima ugoramye cyangwa se umutima mubi cyangwa se umutima w'ubugome. Nanone muri iyi si tubona umuntu, mwibuke ko ibiri mu mutima w'umuntu tubimenyeshwa n'ibikorwa bye cyangwa se n'ibyo avuga. Biratangaje buryo mu nzu y'Imana, mu bana b'Imana ushobora kumva ijambo ry'ubugome rivuye mu kanwa k'umuntu, kandi bivuga ko rivuye mu kanwa ubwo riba ryacitse umutima. Ubwo mutima rero haba harimo ibibi. Reka tuvuge nk'uyu mwanditsi wa Zaburi, umutima ugoramye uzamvaho, umutima wanduye, umutima mubi ntuzaba iwanjye. Hanyuma kuva ku murongo wa 5 noneho Imana irimo iravuga ngo ubeshyera mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Ubeshyera mugenzi we rwihereranwa cyangwa ugira ukaruminiya, uvuga umuntu nabi, usebya rwihereranwa. Mwibuke ko nta muntu usebya undi bari kumwe. Iyo uri kumwe n'umuntu icyo gihe wenda urimo kumutuka, ariko gusebanya ni ibintu akenshi bikora aho uwo tuvuga atari. Rero ngo uyu nguyu ntago azaguma mu maso y'Imana. Ubeshyera mugenzi we cyangwa usebya mugenzi we rwihereranwa nzamurimbira, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Tujye duhora dusaba Imana guca bugufi. Nasanze guca bugufi ari umwitozo w'iteka kugeza igihe tuzavira muri ubu buzima. Uko tugize success, uko tugize icyo tugeraho, uko dutunze, uko tugize ikintu cyiza, bibwira umutima wacu ngo wabibonye se ko bishoboye. Biroroha ko umutima wakwinjiramo ubwibone. Ni byiza ko dukora imwitozo kugeza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Kubera iki? Umutima wibona, umutima wigomeka, Imana ntiyukunda. Ngo wibona sinzamwihangana. Tekereza kutihanganirwa n'Imana. Ntinyurwe no kukureba, ntinyurwe no gutinda aho uri. Kuva ku murongo wa 6 ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu. Abanyamurava murabizi ni abizerwa cyangwa se les fidèles du pays cyangwa se on the faithful in the land. Amaso y'Imana azaba ku bizerwa bo mu gihugu. Ibintu biranejeje kugira ngo tubane
ni ukuvuga ngo amaso y'Imana ari ku gihugu cy'u Rwanda, ari ku gihugu cy'u Burundi, ari kuri Tanzania, ari ku isi yose, arareba abizerwa bo mu gihugu runaka, bo mu ishyanga runaka, bo mu bwoko runaka. Ntago abarebera ubusa, arabareba ngo kugira ngo babane. Imana inezezwa n'umuntu ufite ubuzima bwo kuba umwizerwa. Mwibuke ko duhinduka abizerwa kubw'amaraso ya Kristo, ariko ubuzima bukurikiraho, ibyiyemezo dufata mu mutima bikwiye kuba bigana kuri icyo ngicyo Kristo yadufatiye. Ngo Imana rero amaso yayo ntabwo azava ku banyamurava cyangwa se abantu bari fidele bo mu gihugu, kandi ntazabareba gusa, ahubwo azaza babane. Niko ko tubana n'Imana twese kuko ibera hose icyarimwe, ariko reka nkubwire ngo hariho itandukaniro ku bantu bizerwa. Ngo ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uyu murongo wampize cyane kuko twese dukora imirimo y'Imana, kandi twese tuyita y'Imana iyo ari ibintu byo kugira neza, ariko Imana iyo hari ibyo ireba ntibyite imirimo yayo, kandi ikaba yabyita imirimo y'abantu n'ibigarukira, kuko yavuze ngo ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Mu yandi magambo, iyo tutagendera mu nzira itunganye, ibyo twita ko dukorera Imana tuba turimo kubikora ku bwacu cyangwa se ku bw'abantu. Kuva ku murongo wa 7, ngo uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo umunyabinyoma ntazampinguka imbere. Mwumva uyu murongo buryo uteye ubwoba. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye. Ni hehe twita mu nzu y'Imana? Ni handi duteranira hatandukanye, y'amadenominasiyo atandukanye, y'amazina y'amadini dusengeramo atandukanye, niho twita mu nzu y'Imana. Biratangaje rero buryo nshobora kuba mu mfuruka enye, mu bikuta by'amatafari meza cyangwa mabi, inzu itangaje, ariko Imana itambara aho hantu. Murumva uburyo biteye agahinda. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye. Niba mpisemo kuba umuriganya, umunyabinyoma, umubeshyi, shobora korerwa mu itorero nk'iryo ngewe nsengeramo, nsengera muri Believers, shobora korerwa muri iryo torero abandi dusengana bakambara, ariko Imana itambara. Ibi bintu biteye agahinda. Reka twiboneze nshuti z'Imana, ibyo Imana ishaka wibuke ko biri mu mutima wawe, biri mu ijambo ry'Imana, haranira kubimenya igitondo n'umugoroba. Ku murongo wa 8 hateye ubwoba, ngo uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose, kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose, nzimare mu rurembo rw'Uwiteka. Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu, na n'uyu munsi irakice ku ntebe y'imbabazi kugira ngo duhindukire dukizwe. Abantu bose bariho bagihumeka, yaba bamenye Kristo, yaba bataramumenya. Uyu munsi bongewe iminsi yo kubaho kugira ngo abamenye Kristo basohoze icyo baremewe, kugira ngo bataramumenya bahindukire, bave mu ruhande rw'abari mu rubanza cyangwa se bari mu mujinya w'Imana. Imana ikugire neza, Imana iguhindura igikoresho kizima cyabwira abandi ubutumwa bwiza, kandi nawe ubeho unogeye Imana. Ijambo ryayo nicyo ridukangurira, nicyo ritubwira umunsi ku munsi. Reka nurisoma, nuryiga, ujye uharanira kurishyira mu bikorwa. Reka dukomeze gufatanya urwo rugendo. Imana iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza.